Igitondo cyiza nshuti bakunzi bacu ba Fab TV, rero nk'ibimenyerewe tubagezaho amakuru mashyashya kandi agezweho. Aka kamwanya rero linki isohotse muri aka kamwanya yo kureberaho amanota y'abana bakoze ibizamini umwaka wa 2024. Nshuti ikunzi bacu rero twahise twishimira kuba twayibahereza binyuze muri ino videwo, kugira ngo tubanze tubasobanurire byinshi ushobora kuba wakora kugira ngo urebe amanota nk'uko twabiberetse muri videwo zacu zatambutse. Rero karibu kuri uno muryango mugari wacu wa Fab TV. Rero nkusaba kugira ngo niba utari wabikora ubanze ukande subscribe ndetse ukore share kugira ngo uzabashe kujya ubona ibiganiro byacu umunsi ku munsi. Karibu rero, nk'ibisanzwe rero nagira ngo mbabwire cyangwa se mbahereze linke isohotse ivuye kuri NESA mu aka kamwanya tugishyiraho kino kiganiro. Ni linki isohotse murasanga hasi y'iki kiganiro, ni linki ubasha kuba wakuzamo kode yawe ukareba amanota, ndetse kudakoresheje iyo linki ushobora kunyura kuri Chrome ukozamo biriya bisabwa nk'uko twagiye tubibereka muri videwo zatambutse. Ni byiza ko ureba videwo zacu zatambutse kugira ngo umenye uburyo ki ushobora guhindura ikigo, umenye uburyo ki abanyeshuri bazatangirira, umenye buryo ki ushobora kureba amanota ukoresheje telefone iyisanzwe y'amatoshi idafite interineti. Ni byinshi ushobora kuba wamenya. Wowe icyo usabwa ni ukugira ngo ubanze ugire ukande subscribe kugira ngo bijye bikugereraho igihe. Rero karibu rero uze urebe hasi mu kiganiro cyacu ubashe kubona linki wakwemezaho ukareba amanota y'abanyeshuri cyangwa se abakoze primaire na troncome. Ni karibu rero mumanuke hasi mu kiganiro ubundi murebe amanota yanyu, hanyuma muze kugaruka mwumve uburyo ki ushobora kuba wahinduza ikigo bakohereje ahantu udakunze cyangwa se kure y'aho wakagombye kuba ugire gute ube watwaka ubufasha kugira ngo wabigenza ute. Rero nta kundi ushobora kuba wadukurikirana ukamenya uburyo ki ushobora kuba wakoresha imbuga nkoranyambaga uzibyaza umusaruro ukoreramo amafaranga, urugero nka YouTube, WhatsApp, Facebook, TikTok, Instagram. Ni byinshi, ni imbuga nyinshi. Wowe urasabwa gukurikira ibiganiro byacu twagiye tubagezaho ukamenya byinshi tubagezaho kandi bigezweho. Karibu rero mu muryango wacu wa Fab TV. Ufite igitekerezo, icyifuzo, ubufasha cyangwa inyunganizi, ushobora kuduhamagara kuri nimero iri hasi mu kiganiro, cyangwa se ukatwandikira kuri WhatsApp, ukajya kuri Facebook yacu yanditseho Majyambere Fabric, ukabasha kumenya cyangwa se ugahabwa ubufasha mu buryo bworoshye cyane kandi bwihuse. Ni karibu rero, nta handi wanyura ni kuri nimero yacu cyangwa se ku mbuga zacu tuba twashyizeho hasi mu kiganiro, kugira ngo umenye ibintu byinshi bigiye bitandukanye tubagezaho. Ntukagire irungu. Icyo usabwa nanone kurikira ibiganiro byacu kugira ngo ubashe kumenya iby'ingenzi, kuko hari igihe wumva ikiganiro cyacu ukarangiza twari kuguha akantu k'ubwenge rwose kagufasha, ugasanga ntubashije kubyumva byose uko biri, kandi wari kubanza kumva ikiganiro cyacu ukamenya byinshi by'ingenzi byaguhindurira ubuzima
ibintu by'ingenzi byagufasha muri iyi mibereho, muri ubu buzima dutuyemo, kandi mu buryo bworoshye cyane. Karibu rero, nk'uko rero nabibabwiraga, ushobora guhindurira ikigo umwana wawe ku buryo bworoshye, unyuze kuri NESA, ku kigo cya NESA, cyangwa se ukagenda ku karere kawe utuyemo ukabasha guhura n'abakozi ba NESA, ukabandikira, ukaba bagufasha, ukabasha guhindura ikigo cyawe. Ntabwo ugenda ngo ujye ku kigo wifuza kujyaho aba ariho uhinduriza, ahubwo uragenda kuri NESA cyangwa se ku karere kawe, aho